Yesu nashimwe cyane. Ndabaramukije mwese mu izina ryo waducunguje amaraso y'igiciro Yesu Kristo umwana w'Imana. Ku izina banyita Pasikazi, nkaba mfite ubutumwa Uwiteka yampaye kugira ngo dusangire. Mbere yuko ndi butangiye ndabanza ndabusengere, nimuhumize dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushima kuri Uwiteka Mana Isirayeli, ndagushima ko uyu mwanya umpaye Kristo. Yesu Kristo hagu cyubahiro kataye indi Mana iriho mu isi no mu ijuru. Ndakweretse umuntu wari wese ari bwumvize buno butumwa bw'Uwiteka. Ndakwinginze Kristo umuha umwuka wera kugira ngo amusigurire. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukanye Satani n'abadayimoni, imyuka yose mibi. Mu izina rya Yesu Kristo ndayirukanye. Oh haleluya. Uri Uwiteka n'iryo zina ryawe. Nta yindi Mana iriho mu isi no mu ijuru. Ndakwinginze Uwiteka uhabwe icyubahiro. Mana wari wese ari bubwumvize. Ndakwinginze Uwiteka umuhezagire. Ni mu izina rya Yesu Kristo niwe ndabisabye. Amena. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi tasoma muri Matayo 11 ku murongo wa 28. Reka dusome. Nimuze kuri jewe mwese abacumukura n'abaremerewe, nanjye ndabaruhurira. Haleluya. Reka ndayisubiremwo. Nimuze kuri jewe mwese abacumukura n'abaremerewe, nanjye ndabaruhurira. Yesu nashimwe cyane. Iri ni ijambo ry'Imana. Yesu Kristo umwana w'Imana ariko arahamagara umuntu wari we wese ujya yikoreye ibibazo, ujya yikoreye ingorane, ujya yikoreye ingwara, ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe, ngo nanjye ndabaruhurira. Haleluya. Nimwikorere izo ngwara zanyu zibaremereye, nimwikorere ingorane yanyu muyijane kuri Yesu, kuko Yesu Kristo umwana w'Imana ariko arahamagara uriya wese afite ikibazo. Dore hari ingwara zimaze igihe kirekire ufite, ariko Yesu Kristo avuze ngo niwikorere, ngo nimuze mwese murushe, nimuze mwese mufite ibibazo, Uwiteka Imana Isirayeli abaruhurire. Haleluya. Yesu Kristo yabonye ko mwese hari abantu bafite ibibazo, hari ingwara zimaze igihe kirekire bagwaye. Abo bantu bagwaye, abo bantu bari kwashaka ubuzi, abo bantu babuze iyo baja niyo bava. Dore Uwiteka Imana Isirayeli ariko avuga ati ngo nimuze abarushe n'abaremerewe, kugira ngo ndabaruhurire. Haleluya. Urashobora kuba ufite ingwara umaranye imyaka myinshi cyane, wagiye kwa muganga ukabura umuntu numwe akuvura, wagiye kwa muganga urabura umuti. Dore Yesu Kristo umwana w'Imana avuze ati ngo mwese abarushe n'abaremerewe, ngo nimuze ndabaruhura. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Hari abantu bari kubarashaka ubuzi babubuze, ariko abo bose Yesu Kristo ntago yigeze avangura. Yavuze ati ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe, niko ari karavuga. Abantu babuze abana, abantu babuze byose, hari ababuze byose, mbese bicaye uko atacyo na kimwe afite. Yesu Kristo avuze ati ngo nimuze ndabaruhurire, nimuze ndabaha ibyo mushaka, nimuze abaho ubugingo, nimuze abagirire neza, kuko niyo Mana ishoboye byose. Yesu Kristo umwana w'Imana ashoboye byose. Haleluya. Dore ariko arahamagara uwo ari we wese yumva aremerewe, uwo ari we wese yumva afite ibibazo. Hari abantu barozwe bari mu rugo bararozwe, dore bavuga tuzapfa. Uwo wese ariko arabwirwa ngo nuze urushe n'uremerewe kugira ngo amufashe. Haleluya. Dore nurebe ngo ufite ibyaha bingana gute ngo ntago yakwakira. Oya arakwakira, kuko Yesu Kristo yaje gushaka bariya nyene banyabyaha, yaje gushaka bariya nyene baremerewe, yaje gushaka bariya nyene bafite ibibazo. Dore nimuze bene data, nimureke kwirengagiza kandi mufite ibibazo, nimureke kwirengagiza kandi mufite ubugwayi. Dore ukuntu abaruzi baza kubaroga buri munsi, dore ukuntu mbese abansi banyu babagiramiye bashaka kubagira nabi. Ariko se
nimuze mubareke abo bantu mugende kuri Yesu. Yesu ariko arahamagara, ntumwirengagize, dore ari mu ruhande rwawe, aragukunda. Niyo mpamvu aguma ahamagara ngo nimuze abarushe n'abaremerewe, ngo nanjye ngo ndabakire, ngo nanjye ndabaruhurire. Haleluya. Dore urikoreye ibintu ku mutwe, warabuze umuntu akuruhura. Dore imyaka ingahe irashize, imyaka 20 irashize, warabuze umuntu akuruhura, warabuze umuntu agufasha. Dore nuze, Yesu Kristo arahari kugira ngo akuruhure. Haleluya. Yesu wacu nashimwe cyane. Yesu wacu adukunda, aguma ahamagara umuntu wari we wese, aguma ahamagara umuntu. Dore hari abantu bafite ibibazo byinshi cyane. Mwene data uri kurumva buno butumwa, ntiwirengagize Yesu Kristo yikaraguhamagara. Dore ikashaka gufasha, yarebye ibibazo mu rugo ufite, abana baragwaye, dore ashaka kubakiza. Yesu Kristo umwana w'Imana ni wakiza. Dore ikaraguhamagara. Haleluya. Kandi Yohana avugira mu bugaragwa ati ngo nimwihane kubwami bwo mwijuru bwegereje, ngo nimwihane kubwami bwo mwijuru buri hafi. Haleluya. Uwo nguwo ni Yohani umubatizi yari karavuga ahamagara baza kwihana. Dore Yesu Kristo ubwiwe aje akubwira ati ngo nimuze abarushe n'abaremerewe, ngo nanjye ndabaruhurire. Haleluya. Hari abantu barozwe bafite inda zimaze imyaka, bafite inda zimaze amezi 20. Dore mwene data, nimba uzi ko ico kibazo gifite, niwiruke kuri Yesu. Dore ariko kubwira ngo nuze. Hari abantu bafite ibibazo bitandukanye, ntiwirengagize. Niwibuke ko ku kazi bakwirukanye, niwibuke ko ufite umwanzi aguma gukubitira agatoki, niwibuke ko ufite umurozi aguma kuroga buri munsi atamahoro uronka. Dore Yesu Kristo avuze ati nuze ndagufashe, reka kwiriga umwirengagiza, kuko ni waje kugufasha. Haleluya. Hari abantu benshi babuze abana, ariko ko kubura abana kwabo ntibamenye ko n'abarozi babigiriyemo uruhare, ntibamenye ko Satani yabigiyemo. Reka ndakubwire, iyi ni nkuru nziza uronse, ngo nimuze abarushe n'abaremerewe, ngo nanjye ndabaruhurira. Haleluya. Yesu arabakunda cyane. Yesu aguma ari mu ruhande rwanyu. Nimugire ngo yarabibagiwe. Haleluya. Nimugire ngo yarabibagiwe. Arabakunda cyane, ngo bashaka kukuroga buri mwanya. Dore ngo bashaka kukwica, ngo baguteza iminsi, wabuze amahoro, ntugisinzira. Dore mu nzu yawe huzuyemo amatati gusa. Dore Yesu Kristo avuze ati ngo nimuze abarushe n'abaremerewe, ngo nanjye ndabaruhurira. Haleluya. Reka kwirengagiza ko ufite ibibazo mwene data. Nureke kwirengagiza ko ufite ibibazo. Urafite ibibazo, reka kubyirengagiza. Yesu Kristo avuga ati ngo nubizana kuruhurire. Niwirengagiza ko ufite ubugwayi, Yesu Kristo niwe muti, niwe akwiye kugukiza, nta wundi muti. Nubwo wanywa imiti ingana gute, Yesu Kristo atari mujya muti, ntushobora gukira. Nubwo wagenda kwa muganga bakaguha imiti 100, Yesu Kristo atari mujya muti, ntushobora gukira. Yesu Kristo avuze ati ngo nimuze abarushe n'abaremerewe, ngo nanjye ndabaruhurira. Haleluya. Dore baraguteza iminsi, bavuze ati we ngo ntuzabaho, bavuze ati we ngo ntuzabyara. Dore za karande zishaka gukuramwo abana, dore za karande baguteze, za karande ziguma zishaka kukwica. Dore imyuka mibi iguma izunguruka inzu yawe. Dore uguma uvugira indoto mbi mu nzozi y'urose urota ibintu bibi. Mwene data, niwiruke kuri Yesu. Ibyo bintu byose Yesu arabishoboye. Yesu arashoboye gutabara. Yesu arashoboye gukuraho ibyo bibazo. Haleluya. Urota bashaka kukwica, urota ibika bishaka kukwica, urota ihene zikwirukaho, urota imbwa zikwirukaho. Ibyo byose nubijane kuri Yesu abigukureho, kuko izo nzozi zose ugumurota ntago ari ikintu ciza, namba na hatoya. Dore Yesu Kristo yaguhamagaye ngo nuze abarushe n'abaremerewe, ngo nanjye ndabaruhurire. Haleluya.
ku kazi nta mahoro ufite, bariya abantu ukorana nabo baguma bashaka kukwirukanisha ku kazi, hariya ahantu ukora dore baguma batera agatoki, bariko barazana impamvu zitaboneka kugira ngo wuve mu kazi. Dore Uwiteka avuze ati ngo abarushe n'abaremerewe ngo nimuze ndabaruhurire. Izo ngorane zawe nuzishire kuri Yesu mwene data. Yesu Kristo arazibona, azagutabara. Niyo mpamvu ari karaguhamagara nguze nimuze kuri Yesu bene data. Dore umuryango urafunguye nta gufunze. Yesu Kristo ari karabahamagara kugira ngo muze kuri we, kugira ngo abafashe, kugira ngo abagire neza, kugira ngo abahe amahoro mu mitima yanyu. Hariho abantu bagenda barabuza amahoro nubwo bafite amafaranga, bafite ubutunzi bungana iki, barabuze amahoro. Ariko Yesu Kristo avuze ati ngo nimuze abarushe n'abaremerewe ngo nanjye ndabaruhura, ngo ndabaruhurira. Haleluya. Hari abana bananiye baguma bakubita abana, hariho mbese umuryango udafite amahoro namba nabakeya. Haleluya. Yesu Kristo avuze ati nimuze bene data, nimuze. Dore Yesu Kristo arabakunda, nimuze bagire neza. Dore ntimumwirengagize ari hano kugira ngo abafashe. Yesu Kristo ikabwira ati ngo nimuze abarushe n'abaremerewe ngo nanjye ngo ndabaruhurira. Haleluya. Niwibuke ko warushe mwene data, niwibuke ko warushe. Umaze imyaka ingahe urushe wewe ari ukabyirengagiza? Ntiwirengagize, kuko Yesu Kristo umwana w'Imana ari mu ruhande rwawe, avuze ati nuze ndakuruhurire, nuze ndaguha ibyo ushaka, nuze ndaguha amahoro, nuze ibyo birozi bakuroga bigukureho, nuze gukureho abo bansi bawe, nuze kugira ngo ugire neza, nuze kugira ngo inzu yawe irindwe, nuze kugira ngo abana bawe barindwe. Dore Uwiteka Imana ya Isirayeli aze mu nzu yawe, dore aje kukugira neza. Ntumwirengagize. Niwibuke mwene data, niwibuke ingorane ufite. Haleluya. Niwibuke ingorane ufite, niwibuke ukuntu imizimu, niwibuke ukuntu mbese imyuka mibi ishaka kugira nabi, niwibuke ukuntu abantu bari kwashaka kukwica ataco bagize, niwibuke ukuntu abantu bakugize umwanzi wawe, niwibuke nabo muririmba hamwe bamwe ntibagukunda, niwibuke bamwe mwicana ntibagukunda. Dore ataco wagize mwene data. Yesu Kristo avuze ati dore nuza niyo mitwaro kugira ngo akuruhurire. Haleluya. Yesu Kristo aragukunda. Dore Yesu Kristo aragukunda. Dore Yesu Kristo kaguhamagara kugira ngo kuruhurire. Haleluya. Ngereje ngaha bene data, abantu bose bari bwumve buno butumwa, nukuri ntimubwirengagize. Yesu Kristo ari karabahamagara kugira ngo abaruhurire. Yesu nabahezagire cyane. Haleluya. Yesu abagire neza. Bantu mwese muri aho ngaho muri ko muranyumviriza, nukuri ntimwirengagize. Yesu arikasha kubaruhurira. Mwebwe mufite ibibazo nimuge mwikoreza ku mutwe, we arabyikorera. Ntimugire ikibazo, izo ngorane zanyu arazikorera. Dore ntacabaye Kristo arafite inguvu, ibyo bintu byose ufite arabigukuriraho, arabyikorera. We arabyikorera, we ntabyusubira kugira. Haleluya. Ngo nimuze abarushe n'abaremerewe, ngo nimuze abarushe n'abaremerewe ngo kugira ngo ndabaruhurire. Yesu Kristo yabonye ibyo bibazo byawe, yabonye izo ngorane zawe, yabonye amarira yawe, yabonye ukwidodomba ati bano bantu barandembeje, yabonye akubwira ati ngo nimuze abarushe n'abaremerewe kugira ngo abaruhurire. Haleluya. Yesu abahezagire. Ngereje ngaho Imana ibahezagire kandi abahezagire. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Reka dusenge. Data twese mu ijuru, ndagushima kuri Uwiteka, ndakwinginze uhezagire umuntu wari we wese ari bwumva iryo jambo ryawe, ni mu izina rya Yesu Kristo niwe ndabisabye. Amina.